Mwiriwe neza bakurikiranye Inteko TV aho muherereye hirya no hino mbanje kubasuhuza nkuko twabitangarijwe mu minsi ishize ahazwi nko kwa Dubai mu mudugudu w'Urukumbuzi Real Estate. Muribuka neza ko twabwiye yuko ari amazu yose atujuje ubuziranenge agombwa gusenywa bakimuka bakavamo. Rero ni kuri uyu munsi ku itariki 8 z'ukwa 5 2023 ubwo Dubai yagombaga kuburanwa ariko ntabwo yemeye kuburana. Kurikira iki kiganiro kugira ngo umenye impamvu atigeze yemera kuburana n'impamvu. Nsabimana Jean uzwi nka Dubai wubatse umudugudu w'Urukumbuzi Real Estate yanze kuburana kubera ko atamenyeshejwe igihe mbere. Kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Gicurasi 2023 nibwo abantu batanu bareganwa na Dubai bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ngo batangire kuburana kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Abaregwa muri iyi dosiye bageze ku rukiko ariko banga kuburana bavuga ko batiteguye. Iyi dosiye ikiregerwa n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo yahise inahabwa tariki ya 22 z'ukwa 5 2023 nk'iyo urubanza ruzatangirira kuburanishwaho, ariko ubushinjacyaha busaba ko uru rubanza rwakimurwa rukaburanishirizwa ku ya hafi. Ibi byaje kubaho ndetse ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 7 Gicurasi 2023 urukiko rwemeza ko urubanza ruba kuri uyu wa mbere saa 3 za mu gitondo. Nibwo Nsabimana Jean, Nyirabihogo Jeanne d'Arc, Rwamurangwa Stéphane, Mberabahizi Raymond na Bizimana Jean Baptiste bagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Nsabimana Jean uzwi nka Dubai yavuze ko atiteguye kuburana kubera ko yabimenyeshejwe atinze bityo ko atabonye umwanya wo gutegura urubanza. Dubai yasabye ko rwahabwa indi tariki nshya kugira ngo abashe kurutegura neza. Ubushinjacyaha nabwo bwemeye inzitizi zatanzwe n'uruhande rwa Dubai. Urukiko rwahise rutangaza ko urubanza rwimuriwe kuwa 4 tariki ya 11 Gicurasi 2023 saa 3 za mu gitondo. Kugeza ubu ibyaha bakurikiranweho nk'uko iperereza ry'ibanze ribigaragaza ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanishwa ingingo y'174 y'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano rusange. Riteganya ko uwagihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze 3 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 n'5 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi icyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu bwite gihanwa n'ingingo ya 15 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa riteganya ko uwabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Muri iyi dosiye kandi harimo abazahanwa nk'abafatanyacyaha muri icyo cyaha hakurikijwe ingingo ya 85 y'itegeko rigenga ibyaha n'ibihano bivuga ko umufatanyabikorwa ahanwa n'uwakoze icyaha. Ubusanzwe iyo dosiye imaze gushyikirizwa ubushinjacyaha nabwo bubanza kuyikorera iperereza kugira ngo ibe yashyingurwa bitewe n'uko nta bimenyetso bihagije bihari cyangwa se ikaregerwa urukiko. Ibibazo byo kwa Dubai bishingiye ku kuba yarubatse inzu mu mudugudu ariko bikaza kugaragara ko izubatswe zitujuje ubuziranenge ndetse byaje gusakuza nyuma y'uko imvura yaguye mu minsi yashize imwe mu nzu zubatsemo ikagwa. Ni ikibazo kandi cyaje kugarukwaho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yasozaga itorero rya Barushingwangerero yibaza impamvu umuntu ashobora gukora ibyo yishakiye inzego zimureberera. Nyuma y'uko Perezida Kagame agaragaje iki kibazo nibwo inzego zatangiye gukora iperereza ndetse abantu 5 baza gutabwa muri yombi mu gihe abantu bari batuye muri uwo mudugudu uherereye Ikinyinya barimurwa. Ano mazu yatangiye kwangirika kuva kera kuko asa nk'aho atuye mu gishanga ariko ikigaragara ni imyubakire. Ni bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wahazwi nko kwa Dubai. Ni mu nzu z'umushoramari Nsabimana Jean n'umudugudu yubatse mu murenge wa Kinyinya yo mu karere ka Gasabo. Bamwe ntiborohe no kuvuga ku kibazo cy'imyubakire idahwitse ku mazu yabo ngo kuko batinya cyane uyu mugabo Dubai. Yewe hari n'abatashimye ko amasuro yabo yagaragara mu itangazamakuru kubera ubwoba. Gusa baragaruka ku ntenge zitandukanye babona kuri aya mazu batuyemo. Impungenge zakongera kubaho n'ubundi nibisanzwe biragaragara ko mu gihe inzu zidasanwe nyine n'ubundi zakongera zikagwira abantu nk'uko byabaye mbere bikakomeza guteza ibindi bibazo nyine.
ikigaragara cyo bitewe n'abo numva bamuvuga usanga bavuga ngo ati dushobora kuba tutazi abakorana nabo bikaba byatugiraho ingaruka cyangwa bakaba batugira nabi, niyo mpamvu n'abantu benshi banga kuguha amakuru kuko inzu ni fake, inzu ntabwo zikomeye kandi hari izubatse hejuru y'izindi, kandi izo zubatse hejuru y'izindi ntabwo ziba zikomeye, urumva zagwira ababa bari hasi yabo. Hashize iminsi ubwo nari ndimo ncuruza, ubwo inzu yaje kumanuka nacururizagamo ingwaho igwa ku makara nacuruzaga arangirika, ubwo nahombye ubwo ngubwo ndimo ndongera nyine kwiruka ndetse ko nazongera gucuruza ariko ntabwo amafaranga ari kuboneka. Ano mazu yatangiye kwangirika kuva kera kuko asa nk'aho atuye mu gishanga, ariko ikigaragara ni imyubakire yaho. Ibiraka byarabonekaga kuko wasangaga nk'amakaro yomoka mu nzu, ugasanga inkuta hari ukuntu bigenda bigwa bakongera bakagenda basana. Uyu Nsabimana Jean niwe wazanye umushinga wo kubaka inzu ziciriritse zo guturwamo. Yatangiye kubaka izi nzu mu mwaka wa 2013 aho icyiciro cya mbere cyuze mu 2015. Ni umudugudu wiswe Urukumbuzi Real Estate, uherereye mu mudugudu w'Urukumbuzi, akagari ka Murama, umurenge wa Kinyinya, ni mu karere ka Gasabo. Icyakora nubwo abaturage bagaragaza iki kibazo, zimwe mu nzu cyane zigeretse muri uyu mudugudu zamaze gushyirwaho ibimenyetso bizwi nka towa bigaragaza ko ntawemerewe kuzituramo. Bamwe muri aba baturage bakavuga ko bashingiye ku byago bagenzi babo bagiye bahura nabyo ubwo zimwe muri izi nzu zabagwagaho, ngo ni ingingo nyamukuru ituma bashyigikira iki cyemezo cy'umujyi wa Kigali, kuko ngo nta wifuza gushyira ubuzima bwe cyangwa ubw'umuryango we mu kaga. Izi nzu zari ziri mu bibazo mu minsi yashize, n'umukuru w'igihugu yabivuzeho. Amakuru twe twari twaje hano tuje gusana amazi, ariko uko bigaragara izi nzu zisa nkaho ziri mu manegeka. Mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abantu ntago ari igihombo kuko ubuzima nibwo bugora. Yego nk'umuturage wari ufitemo inzu yiwe akanabara mwimuye n'iki, ariko bura nka leta n'umubyeyi bura kandi iri kubatekerezaho, ariko byabaye ngombwa ko bashyiraho towa kugira ngo basigasire ubuzima bw'abantu hatazageramo abahatikirira. Kuba bashyizeho towa byari bikwiriye kubera ko uko biragaragara ko mu minsi iri imbere cyangwa se iyo bataza gushyiraho towa ahubwo hari ubuzima bw'abantu benshi bwari kuza kuhatikirira. Umujyi wa Kigali nawo witsa ku mpamvu simusiga washingiyeho ubuza bamwe mu baturage gukomeza gutura muri izi nzu. Nubwo hari bamwe muri abaturage batumva neza uzishyura ikiguzi cyo gusana izi nzu, ubusanzwe bavuga ko baziguze zuzuye bwacya zigatangira kubagwaho. Nk'aho ibi bidahagije bakongera kwibaza aho bagiye kwerekeza, kuko ngo benshi muri bo batunguwe n'uyu mwanzuro. Icyakora Bwana Prudence Rubengisi, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, hari ibyo avuga kuri izi ngingo. ariko bugaragaza aho hari ikibazo. Ntabwo nabonye hakizwe ikimenyetso kivuga ngo aha ngaha hatagira umuntu ugera kwinjiramo, ariko naho ni nyabitsa wihuje. Aramubaje ati se muri kubafasha iki? Ari akarere, ari umujyi, ari umurenge, twihutiye gufatanya n'abaturage. N'umuganda twagiranye nabo baje bati turatunguwe. Yego, ariko reka dufatanye hatagira ikikuba. Dufatanye gushakisha ashobora kubona amazu yabacumbikira, ari naho leta yafashe gahunda yo kuvuga ngo ibe yanabishyurira kode ukwezi kumwe kugira ngo umuntu abe yabona aho agiye byihuse, abe ashaka ahandi ajya gukodesha. Izi nzu uko ari 114 abaturage baziguze nk'abagura amasuka, ku buryo hafi ya zose zahise zigurwa, ndetse izindi zibona bazikodesha. Abaturage bakavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17 na 25, amafaranga bamenya ko yari make cyane ugereranije n'ibiciro biri hanze aha. Icyakora ngo byari mbere yuko bamenya ko zisondetse. Mu basabwa kwimuka harimo imiryango 18 ikodesha inzu zigeretse, hakanaba kandi imiryango 5 ituyemo ari nabo ba nyiri inzu. Icyarimwe n'imiryango 4 yamaze gukiza amagara yabo bakimuka hakiri kare. D'Antoni Gasigwa, Yongwe TV.